Wigeze wibaza impamvu mbere y'umugisha cyangwa intsinzi runaka amarangamutima yawe aba arimo imvururu nyinshi? Cyangwa wibaza impamvu uhora ugira ubwoba budashira, kwiganyira, umujinya, ugushidikanya n'ibindi? Si impanuka, ni amayeri ya Satani n'abarozi kugira ngo bice umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kuko ubwabo ntibabishobora, ariko wowe ubwawe bikunyuzemo birashoboka. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo bakoresha. Umutima wawe ni intebe y'amarangamutima yawe. Bibiliya ivuga iti, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Iyo Satani afashe amarangamutima yawe, aba afashe ibyemezo byawe, inzira yawe n'ubuzima bwawe bw'umwuka. Abarozi bazana ibitekerezo bitandukanye. Nta muntu ugukunda, uri igisebo, bose barakurwanya, waravumwe, ntibizakunda n'ibindi. Ibyo ni ibinyoma bihinduka inkingi mu bitekerezo byawe, bikagutera gufata ibyemezo bibi, kubabaza abandi cyangwa kuva mu muhamagaro wawe. Umukristo uyobowe n'amarangamutima agira ibi bikurikira: asenga nta mbaraga, ntamenya ijwi ry'Imana, biba byoroshye kumuyobya. Abarozi bareba ikigutera umujinya, ubwoba, gucika intege n'akababaro, bakabikoresha kugira ngo bagukure mu murongo w'Imana no kugusenya mu ibanga. Bumwe mu buryo bakoresha harimo gushavura kugira ngo ugire umutima ukomeye, isoni no kwiyanga kugira ngo uve ku buntu bw'Imana, ibikomere bya kera kugira ngo ugume mu mateka mabi, kunanirwa mu mutima kugira ngo uceceke cyangwa wihebe. Ariko ushobora no gutsinda iyo ntambara. Menya ko amarangamutima yawe ari urubuga rw'intambara. Funga imiryango yose Satani akoresha: ibitekerezo bibi, imiziki idahesha Imana icyubahiro, amagambo asenya ukwizera ahubwo akagutera ubwoba budashira. Yobora ubuzima bwawe mu mwuka wo gusenga, kuramya, usoma ijambo ry'Imana. Emerera umwuka wera akuyobore aho kuyoborwa n'amarangamutima. Nshuti yanjye, haguruka uvuge uti birahagije. Ntiwemere kuba igikoresho cy'ubwoba cyangwa igicibwa n'uburakari. Uri umwana w'Imana, wahamagariwe kugenda mu mwuka, si mu mubiri. Funga imiryango yose ikoreshwa na Satani binyuze mu marangamutima. Ibukira ijambo Bibiliya itubwira: bana bato, muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Subirana ubutware bwawe, hitamo kwizera aho guheranwa n'ibyo wumva. Bibiliya itubwira iti, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba, kandi ugendere mu bwisanzure n'imbaraga za Yesu Kristo. Amen.